yes ni kakazi ka buri munsi nkuko muri kubibona ni ibirayi byiza dusuye mwene data bamwita murundi bamuzi ku kirayi cyiza bimeze gute murundi ni bimeze neza amakuru y'indimi sivuga cyane ariko kugira ngo bashe kukumva shani sawa kweli ni sawa kweli aha nahe niko ingozi aha nahe nakubajije hano turi mu gasyata mu gatsata niwo bahera ikirayi guturuka mu Burundi Bujumbura bimeze gute Burundi kuri hano ubu ngubu hano i Kigali Burundi kweli ni sawa kuto waje gute waje mu bijyanye n'iki waje gubatekera ikirayi cyangwa watubwira mu makeya guteka ikirayi ni barandokirise kubera n'amahugurwa yabyo to n'amahugurwa yabyo ku kirayi mu Burundi warabahaga neza hariya mu Bujumbura narabaha ikirayi kikabashimisha to kikabashimisha iki kirayi cyawe se ubu kigurisha ngahe ikirayi ni jana ikirayi ni ijana kimanyo kimwe uranagisiga ndagisiga to ndabona ikirayi cyawe ari cyiza ni cyo mu Ruhengeri none se Murundi kugira ngo ugere hano i Kigali ikiganiro cyacu ni uburyo tuba twarajemo hano i Kigali wowe wajemo gute bakurokrise bagukura aho ngaho baragutegeye cyangwa waritegeye ndaritegeye tu waritegeye naritegeye ariko babonye ubushobozi mfite duriye ahantu bavuga ati uyu muntu arashoboye genda uteke ikirayi bivuga nta gitero ikirayi cyawe kimeze neza tu none ubuzima bw'ini Kigali uri kubona bumeze gute ubuzima ni hatari ariko nta kuntu twobijya hatari ubuzima ni bwiza gusa dukura amaboko mu mufuka dukore niko n'umusaza tubwira perezida w'u Rwanda wacu uramuzi Paul Kagame uramwemera nawe bazamwongeze yindi manda i Burundi hari abafana be benshi barahari to nawe urimo byatari ko arandeze urabona n'ubwanwa hano bugeze u Rwanda ni rwiza nk'uko uri kubibona u Rwanda ni rwiza wifuza gusubira mu Burundi Burundi ko ari mu rugo nzasubirayo to uzasubirayo meri wawe ubu ngubu wari hehe meri ari Canada mama wari Canada ko yagiye muri Canada yagiye yitegeye yagiye mu buryo bumeze gute yaritegeye Murundi ugomba kubwira mere akakoherereza amafaranga ugafungura n'akazi kandi akabari bakazajya banywesha barya icyo kirayi basomeza na byeri kubera ibyo takuye mu maboko mu mufuka umwereka icyo kurakora ntacyo yakwigira akwereka ntacyo yakwigira wigezaho avuga ati n'ubundi yatwara mu ndaya reka tukore abone koko ndakora kugira ngo azompa ibikwiriye abona ibyo nkora kuko nticaye wanze kumwaka ubufasha ubufasha nzobumwaka ariko ikibazo ariko tumanze turebe aho tugeze imyaka dufite tumanze dukura mu maboko mu mufuka hirya y'ejo tuzorebe izakurikira ndi kubyumva ufite kuraje yo gukora meri wawe bamwita nde bamwitwa Superasiya to Superasiya nde bamwitwa Superasiya ntabwo baragaruka bamwita Cyecuru aho uri hose Superasiya umuhungu wawe ashaka gukora aho uri hose mu Burayi aho ngaho muri Canada ashaka umuntu wamutera inkunga ariko ngo yanze kugira icyo akubaza atagiragira aho yigeza Murundi aho ari hose ari mu Rwanda ari gukora bikomeye ndetse ashaka gukora bikaze kugira ngo utazavuga yuko yashyize mu ndaya akazi kawe ubu ngubu kakungura nkangahe ku munsi hano mu Rwanda kubera ndebye ubuzima afite mu Rwanda nkareba
nishimiye abantu tuturanye cyangwa naje ndahasanga cyenda ndabishima tu ni bwa buzima nyene baranyeretse umuco wawo narashimye tu. Warashimye wifuza kuzasaba n'umukobwa w'umunyarwanda ukamugeza Burundi? Nta myaka ndakwiza, nta myaka mfite shishaka umukobwa w'umunyarwanda nzomutorera iwacu tu. Uzamutorera iwanyu ku buryo tutagushingiza umukobwa wacu? Mwosingiza ariko umukobwa sindakwiza imyaka. Surageze imyaka ariko imyaka wayigejeje ugomba gushaka umukobwa w'umunyarwanda. Urumva twe ni wane ubwo nyene ni bya bindi nye twagumye twakundanye nyene. Inshuti wagize ino ni nk'izihe zakubereye mbi nazo zirahari? Abantu bambere abeza n'abakiga. N'abakiga n'abana beza ko barafashije ikintu kinini. Twese turi abanyarwanda niyo mpamvu tuba tugomba twese turi abanyarwanda, ari nayo mpamvu ngomba kukubwira ukuntu tubanyeho hano mu Rwanda. Nta bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo bihareho, twese twabaye ndi umunyarwanda, twese turi umuntu umwe tu. Turi umuntu umwe n'abarundi, turi abantu bamwe dore yuko tuvuga n'ururimi rumwe. Ariko bakubereye beza, abo ngabo aho bari hose nabo bikomera amashyi nk'uko Murundi yarabashimye kandi muracyakomeje kubana neza. Murundi watangira usuhuza abo wasize aho ngaho i Burundi? Abantu navuga ati ni abagenzi banjye bitwa umwe yitwa Budaru yundi for you. Abo nibo noshimira ko twarakinanye umupira to. Mwarakinanye umupira? Wakinaga kangahe? Je nakina kabiri n'ubu baracyakina to. Wari rutayizamu? Nari umudefenseri. Umudefenseri. Ko numva wakinaga neza, waje kwimukira mu bintu byo kotsa ibirayi gute? Kubera atatara nari ndabifitiye, umanza kujya kureba iyo ufitiye itara. Narose itara mu birayi. Tariri mu birayi na brouchette. Abakenera brouchette yawe n'igitoki cyawe cyiza wavuze ko bagusanga mu Gatsata. Na nimero de telefone yawe waba ufite bagushakaho? Nomero iri ku muriro, ubwo telefone iri ku muriro umwanya wari wose kubera ni uruhande wo kwa Mutangana naho ujya uhageze bakubwira ati brouchette irahana. Brouchette irahana. Murundi arakubabwira yuko afite igitoki cyiza, kagira n'ikirayi cyiza ndetse na brouchette nziza. Mushaka icyo gitoki na brouchette nziza, nimero za Boot TV tuzazishyiraho, duhamagara tukabaranja tukanahabageza. Nta ribi. Boot TV ni umuryango munini, ni umuryango kandi ufite intego nziza yo kugira ngo iyi televiziyo igere ku rwego rwiza kandi rushimishije. Ibiganiro bizagenda bishimisha abanyarwanda, bizagenda bishimisha n'abanyamahanga nk'uko dutangiye twakira umunyamahanga hano muri kubona ukorera hano mu Rwanda avuga yuko yishimiye u Rwanda rwiza, u Rwanda rurimo abantu babanye neza cyane kandi na n'ubu bakaba bakibanye neza. Murundi dusezera, twagusezera tuvuga ngo urakoze kwitabira ubutumirwa bwa Boot TV hano yagusuye, kuba utaduteye amavuta ngo twirukange atwotse, ukemera kuduha amakuru. Wakoze cyane, uri umuntu w'umugabo. Thank you. Thank you. Bye bye. Sawa.